gute abakunzi banjye, abakunzi ba tutorial zanjye nkunda kubaha. Uno munsi ngiye kuvuga kuri YouTube. Mperuka gushyiraho video isobanura yerekana ukuntu wareba amasaha umaze kugera kuri YouTube. Nashyirizeho video, iyo video nayo irerekana ukuntu wafungura email udakoresheje nimero ya telefone, bimwe bakubwira ngo verifyinga nimero ya telefone. Ibyo ni ibintu bikunda gukoreshwa ku bantu bahana amasubscribe, yenda ukaba ushaka gufungura nk'email zirenze imwe, ube wakorera umuntu yenda nka subscribe 5 nawe abashe kuzigusubiza. Naberetse noneho na video ikwereka ukuntu wakora monetization ya account yawe, nayo iriho hano kuri channel yanjye. Ariko kano kanya ugomba kwibaza se kugira ngo mbashe kwanambwa ni monetizinga account yanjye bisaba iki? Rimwe na rimwe hari n'igihe yenda waba ari ubwa mbere ugiye wumvishije ibintu bya YouTube, ukaba ushaka kubimenyaho amakuru, nawe ukaba ushaka kuyikora nka business yawe, kuko ni business nakubwira itunze abantu benshi cyane ku isi. Ahangaha turaza kureba ibintu bisabwa kugira ngo ufungure YouTube channel. Turaza kureba se YouTube channel ihemba gute, ko tumva ngo abantu barahembwa, amafaranga bayabona gute, bigenda bite. Ibyo byose turaza kubirebera hamwe muri no video. Ahangaha turatangira tuvuga ati menya uko wakorera amafaranga kuri YouTube n'inzira bicamo kugira ngo ubashe kubona ayo mafaranga. Icyo ni ikibazo umuntu wese yibaza, ariko ino video irarangira ubashije kukibonera umuti cyangwa se ubashije kugisobanukirwa. Gusa icyo nakubwira, kanda subscribe. Ujya wumva abantu benshi bakubwira ngo kanda subscribe, ukore share. Ibyo ngibyo nanjye ndabigusabye, kanda subscribe ahantu hasi hari umutuku kugira ngo nanjye untere inkunga, kuko nawe utanzaye gutera cyangwa se n'undi muntu azagutera inkunga akanda subscribe. Kuko kureba video yanjye, kureba video y'undi muntu uba urimo uramuhemba, uba umwinjirije, wumva ko uba uri umuntu mwiza cyane kuko uba umufashije gutera imbere kwiwe. Ndizera ko nawe nurangiza kureba ino video uraza nawe gufungura channel yawe, nawe utangire gukora ibikorwa bikwinjiriza amafaranga kuri YouTube. So ubundi YouTube yatangiye ari abantu babiri bayishinze, ariko Google iza kuyigura. Niyo mpamvu usanga Google n'ubundi yamamazaho, kuko yayiguze muri 2006, abantu bari bayikoze muri 2005. Ubwo rero tugiye kurebera hamwe rero impamvu nyine usanga abantu benshi cyane barimo barakora YouTube muri iki gihe. Tugiye gutangira twibaza ngo ni gute YouTube ibona amafaranga cyangwa se igahemba bashyiraho ibintu. Urumva turafata video tuyishyizeho, dutaye umwanya wacu tuyikora, dutaye umwanya wacu tujya kuyirecordinga, dushoyemo n'amafaranga tukayishyiraho, twayishyiraho abantu bakajyaho bakayirebera ubuntu, tukabaha link, tukababwira ati jya kuri YouTube urebe ino video, bakajyaho bakayireba. Se twe twunguka iki? Ese YouTube yo yunguka iki? Ibyo ni ibibazo tugomba kwibaza. Ni kenshi tureba video tukagenda tuzireba, ariko tukabona nyine nta muntu twishyuje nk'uko nguko ndimo ndabasobanura. Ariko tugiye kureba se bigenda bite. Buriya uri kureba video uba urimo urahemba YouTube, kandi uri guhemba na wa muntu wayishyizeho. Ako kantu kumva, iyo ufunguye video y'umuntu ukayireba uba urimo urahemba YouTube, uhemba na wa muntu wayishyizeho. Ibyo ni ikibazo. Urashobora kubaza ngo muhemba gute se ko mba naguze data zanjye nkareba video, nkareba ibiki byose, muhemba gute? Ubundi hari ibintu bibiri. Hari ibyo bita Google AdSense, hakaba n'icyo bita Google AdWords. Ibyo ni ibintu bibiri biratandukanye kandi ni ibintu bikoreshwa kuri YouTube. Google AdSense ni konti yo guhemberwaho. Google AdWords nibyo twita ads, cyangwa se turiya tuntu tuzaho twamamajwe muri video. Yenda wajya nko gutangira gufungura video ukabona hajeho akantu, rimwe na rimwe bakazaho ijambo ngo skip. Kariya kantu rero niko gatuma YouTube ibona amafaranga, na wa muntu washyizeho video akabona amafaranga, kuko kariya kantu akenshi ni kampani runaka iba yamamaje. Iyo yamamaje yishyura YouTube, noneho YouTube nayo ikamamaza kuri video yawe kugira ngo ba bantu barebye ya video yawe baze kubasha
kureba bya bintu wa muntu yamamaje. Ubwo rero nawe iguhembe kuko yakwamamajeho. So AdWords rero iri jambo ryashimbujwe nyine ads nk'uko tubimenyereye ahantu henshi hagiye hatandukanye. Ubwo rero abo bantu baba bishyuye YouTube nyine bayishyura 100%, ariko YouTube yo ikaguhemba 60. Bishyura 100%, ariko YouTube yo ikaguhemba 68%. Urumva rero yuko ni ibintu byiza cyane. So dukomeje rero tukagera kuri Google AdSense. Google AdSense yo ni uburyo Google ikoresha noneho yishyura bantu bashyize ibintu kuri YouTube. Ni konti ufungura mu mayero cyangwa mu madolari y'amafaranga za ads zagiye ziguhesha ku bantu barebye video zawe, ajya kuri ya konti yawe ya Google AdSense, ukazajya uhembwa. Yo iri mu mayero uyahembwa ariko yabaye amadolari 70, iri mu madolari uyahembwa ariko yabaye amadolari 100. Urumva ngo biba bisaba kugira ngo ukore cyane kugira ngo ubashe kubona ayo mafaranga. Angaha ushobora kuza guhita wibaza ikibazo, ukibaza ikibazo, none se wenda video umuntu ayirebye se kugira ngo umuntu umwe arebe video, ubundi YouTube wa muntu washyizeho video ku muntu umwe yirebye abona amafaranga angana gute? Cyangwa se abantu 1000 iyo barebye video ubona amafaranga angana gute? Ubundi nkuko nabikubwiye, nakubwiye ko iyo Google abantu nyine bishyura Google 100%, ako yoyo ikishyura 68%. Bivuge ngo iyo babivariye bakareba basanga byibuze umuntu umwe ufunguye ya ads kakantu kamamajwe kuri video aguhemba 0.1 cy'idolari, hagati ya 0.1 cy'idolari kugera kuri 0.30. Iyo tubaze byibuze nko ku bantu 1000 dusanga ari amadolari 18 ku bantu 1000 barebye video. Ariko ibyo ngibyo bakabivariya na ads uburebure bwazo ukuntu zingana, bikagaragara ko video yawe washyize kuri YouTube iyirebwe n'abantu 1000, byibuze winjiza hagati y'amadolari 3 n'amadolari 5. Ntabwo ushobora kurenza amadolari 5, nta nubwo ushobora kujya munsi y'amadolari 3. Bivuge ngo ni hagati y'amadolari 3 n'amadolari 5 kuri views 1000 zarebwe. Rero nimba washyizeho video iri quality, video iri attractive, video nyine imeze neza umuntu ashobora kureba akayishimira, ifite content nziza yatracting abantu, ushobora kwinjiza ya madolari 5 ku bantu 1000 barebye video. Ubwo aho ngaho rero ushobora gukuba ukareba n'amafaranga uzinjiza. Nimba video yawe irebwe n'abantu 10,000, nimba irebwe n'abantu 100,000, ukabasha kuba wareba amafaranga winjiza kuri iyo video yawe. Aha ngaho ushobora guhita wibaza ikibazo noneho, ukibaza ikibazo ngo ese ubundi buri muntu wese ushyize video kuri YouTube arahembwa? Kuko nawe ushobora kuvuga ati ndumva ya mafaranga arimo, reka yenda nanjye ntangire nshyireho video. Ushobora guhita wibaza ikibazo uti se buri muntu wese ushyize kuko video kuri YouTube abantu bakayireba, agasharinga abantu bakayireba, ahita ahembwa? Icyo nakubwira nuko ari oya, ntabwo ahita ahembwa. Kuko buri muntu wese ushyizeho video kuri YouTube bifata igihe runaka kugira ngo abashe guhembwa. Hari condition YouTube yashyizeho kugira ngo ubashe kuba wahemberwa ibyo washyize kuri YouTube yawe. Mbere na mbere ugomba kuba ufite abantu bakunze followinze cyangwa se bakoze subscribe kuri channel yawe, byibuze abantu 1000. Muri video yabanje kureba ko wareba watching time, uraza kubibona abantu 1000 byibuze bakoze subscribe kuri channel yawe, ndetse no kuba video zawe washyizeho zararebwe igihe kingana n'amasaha 4000 total hour mu gihe cy'iminsi 365. Bivuge ngo nimba ufunguye YouTube channel yawe ukayisangiza abantu bagakora subscribe bakuzura 1000,
ni ngombwa ngo na za video ushyiraho byibuze amasaha uzitiranyije zose hamwe, nimba ari 5, nimba ari 10, nimba ari 100, nimba ari n'imwe, amasaha abantu bayirebye, kuvuga ngo amasaha bayirebye, nimba ari video y'iminota 5 nkayireba nkayirangiza, n'undi akayireba akayirangiza, n'undi akayireba akayirangiza, n'undi akareba iminota 3 ibiri ngahe, ya minota yose ikiteranya ikavamo amasaha 4,000, ukaba ufite na subscribers 1,000 gusubiza hejuru. Icyo gihe wapurayinga ibyo bita YouTube monetization, ugafungura ya Google AdSense account twamaze kuvugaho guhemberwaho. Ubwo then nyine bakareba abakozi ba YouTube, bakareba koko bya bintu byujuje ari ibisabwa, warangiza bakakwemerera. Bivuge ngo iyo bakwemereye bemera kukwamamazaho kuri video zawe. Google yemera kukwamamaza bitewe na location. Ubwo iyo umuntu akinnye video yawe mbere yo kwitangira, mo hagati, mu gusoza, hazamo advertisement cyangwa se umuntu wayamamajeho. Za ads rero nizo nakubwiye, uko umuntu yayirebye, uko yaskipinze, uko ikinye video akayisoza, cyangwa se ama ads yajemo, niko nawe winjiza hagati ya $3 na $5 ku bantu 1,000 barebye video yawe. Hano icyo nakongera kukwibutsa nuko ahangaha dutanga serivisi zo kuba umuntu enda wumva ashaka gukora YouTube channel. Hano tuguha serivisi z'ama views, z'ama subscribers, serivisi za watching time. Ubikeneye nabwo